Yes! Ngira ngo mwabibonye twakomeje gahunda yo kubatembereza ahantu hagiye hatandukanye mu murenge wa mu murenge wa Shyorongi niho tukiri by'umwihariko nyine mu gace bita Rutonde cyangwa Nyabyondo. Ngira ngo ahangaha duhagaze Wilson ari kubereka neza ishusho ngari ya Rutonde cyangwa Nyabyondo uko imeze. Ngira ngo murabona namwe ko na ahantu hameze fresh cyane. Muri kubibona namwe? Muri kubibona? Bereke neza. Ngira ngo muri kubona ko ni iterambere. Ibi bintu byose hano murabona ko namazo akiri mashyashya cyane. Ntabwo ari amara igihe kinini pe. Ntabwo ari amara igihe kinini. Ni quartier ubona ko ikiri kubakwa amazu menshi hano rwose. Urabona ko aracyari mashyashya. Ni ibisenge na amakadastre niki. Ngira ngo uri kubibona. Bya biri nakubwiye ko iyi quartier ikikijwe n'umugezi wa Nyabarongo. Na uri kubona ukuntu umanuka ugenda wikata niki aho hose ugenda ukikije agace ka Nyabyondo. Nuvuga ngo igice cya ruguru y'umuhanda nicyo gice giturwa. Igice cyo munsi y'umuhanda ari nacyo cyegereye Nyabarongo ntabwo giturwa, cyo abaturage baragihinga bakoraho ibikorwa by'ubuhinzi bigiye bitandukanye, ariko kuba bifitiye uburenganzira by the way murabizi ko biba bisaba kubanza gusaba uburenganzira kugira ngo mubikore neza mutuje. So muri kubibona rero ishusho ya Rutonde niyo ngiyo. Rutonde nuko hameze. Ngira ngo muri kubona ko rwose ni quartier imeze fresh. Sasa aha hantu njyewe maheruka mu myaka muri 2023 2023 nibwo naherukaga aha hantu. Muri icyo gihe washoboraga kuba wabona n'ikibanza cya miliyoni 3 miliyoni 4 ukabona ikibanza cyiza kinini kiri no ku muhanda. Ariko ubu tuvugana kuva muri 2023 2024 2025 ubu turi gutangira 2026 ibintu byari daborinze cyangwa byikubye kabiri, hari naho byageze kuri 3, kubera ko ubu ngubu udafite byibuze guhera kuri miliyoni 8 ntabwo wabona ikibanza cyiza muri Rutonde. Nimvuga ikibanza cyiza ubwo ni cya kibanza kiba kiri ahantu hafi y'umuhanda gishashe kinini ku buryo nyine no kubaka bitakugora ngo kubanza kugorora cyangwa kuringaniza. Guhera kuri miliyoni 8 kuzamura nibwo byibuze wabona ikibanza hano muri Rutonde. No ubwo icyo ni kiri ku muhanda, hafi y'umuhanda. Uvuye ku muhanda gatoya ugasa nk'uwinjira mu makaritsiye, kwa kundi nyine abari imihanda yo mu makaritsiye niki, ukinjira mu makaritsiye gusa nuva guhera kuri miliyoni 6. Hagati ya miliyoni 6 na miliyoni 8 ubu niyo mafaranga usabwa kugira ngo ubone ikibanza cyiza hano muri Rutonde. Kandi nabwo gukurikije iterambere byanze bikunze uyu mwaka urarangira bigeze nko muri miliyoni 10 nkurikije ukuntu ndi kubona ibintu bimeze muri iyi quartier. Uko iterambere riri kugenda ryihuta niko n'agaciro k'ubutaka bw'aho hantu kagenda kazamuka. Ibyo byo rwose mwese murabizi. So murabibona ko ni quartier imeze neza. Abantu bafite ibikorwa runaka, bafite ama business yabo ari Kigali cyangwa aha naho nta handi hantu mushobora gutangira gutekereza, kuko naho murabona ko na hantu hatuwe ku rwego rushimishije. Kandi murabona ko abantu bahatuye nabo hari ukuntu kwikofi batoroshyemo, nubwo bidahambaye cyane ariko ntabwo nanone kwikofi boroshyemo. Ikindi nari nibagiye kubwira nuko hari ibice nubwo Rutonde ubibona gutya amazu yose ari amazu asanzwe makadastre yo guturamo hasi, hari ibice ku gishushanyo mbonera kimaze gusohoka, ibice byagenewe inyubako z'ama etage babyita muri phase ya R1. Ni R1 cyangwa R2? Byo bintu birasaba kongera kureba neza kuri map. Gusa phase ijyamo amataje cyangwa igice cyo kubakwamo amazu ageretse nacyo kirahari rwose hano muri Rutonde, ku buryo ushobora kujya kugura ahantu bagahita bakubwira ataho ngaho ako gace wisukiriye nimba atari etage ntago bivamo.
kandi hano icyiza gihari, igishushanyo mbonera kirahari, kubaka birashoboka, biracyakunda, ariko ukurikije amabwiriza n'amategeko uko byose bisabwa. Ubwo urumva ibyo bice nimba ari igice cya etaje ni etaje, nimba ari igice cya kadastre ni kadastre. So hano rero ku mahirwe y'abashoramari, abantu mushaka gushora imari, nari mbikubwiye ufite business zitandukanye i Kigali, naha naho wahatekerezaho kubera ko urabona ko hamaze guturwa byo ku rwego rwo hejuru. Amabanke ushobora gushyira branch naha. Ikintu nabonye hano, ntago nigeze mbona umu agent w'amabanki gutya mu mujyi. Ubona umu agent wenda wa BK, wa KCB, wa Equity, wa Banque Populaire, wa GT Bank n'izindi banki zigiye zitandukanye. Hano nta ba agent b'amabanki nahabonye. Icyo ni icyambere, hano nta ba agent b'amabanki nahabonye. Ikindi cya kabiri, ku bintu bijyanye n'ibirori, bafite ahantu bushobora gukorera ibirori, ariko nabonye ahantu habiri kugeza ubu. Hari ahantu hari amatente hirya hafi y'ishuri, hari n'ahandi hantu hari resto bar ifite espace nini, ifitemo jardin nini. Ni ahantu habiri honyine nabonye, kandi sintekereza ko ahantu hatuwe ku kigero kingana gutya sare ebyiri z'amakwe zaba zihagije, na cyane ko hano ni hafi ya Kigali. Hari ukuntu n'abantu b'i Kigali baba bashaka gucomokaho gatoya, ko murabizi ko hari aho ibiciro byaho biba byihagazeho cyane, biba biri hejuru cyane. Ariko hano hantu ntabwo nabonye ahantu abantu bashobora gukorera ibirori. Kandi mu by'ukuri wibaze, utekereza ahantu hose twagiye tukwereka ukuntu hangana, kandi haracyarimo kuzamuka. Hari ibibanza byaguzwe abantu bategereje kuza kubaka. Urumva ibyo bice by'ama etaje nabyo bigiye gutangira kubakwa, n'ibindi bigiye bitandukanye. Still imbogamizi igihari ni imwe yonyine, ni uko umuhanda waho ukiri uw'ibitaka. Niyo mbogamizi yonyine ihari, umuhanda waho uracyari ibitaka. Ku kijyanye n'imyidagaduro no gufasha abajene, hano rero kubera ukuntu hegereye Kigali cyane, usanga abajene binaha abenshi baba bagiye kwikaraga mu mujyi. Muranyihanganira, ndajya ngenda nkoreshamo amaterme nyine agezweho kugira ngo n'urubyiruko tujyaniranwe, kandi ariko atari abatubujije. Ndajya ngenda nkoreshamo uduslenge duke ariko tworoheje ku buryo mwese muri bubashe kubyumva. So abajene ba hano rero kubera ukuntu ari hafi ya Kigali, usanga benshi bagiye kwikaraga i Kigali. Ariko hari ibibuga abajene bakiniraho umupira. Hari hafi y'akagari hari ahantu hari ikibuga cya basket nabonye abantu bakoreraho. Bambwiye ko no mu gihe cya siporo cyangwa mu gihe cya car free day ariho abantu bahurira bagakora siporo. No ku cyumweru kwanzira hari. Nizere ko abantu mwese mutuye i Rutonde muri burebe ino video, ku cyumweru muzahurire ku kagari ku kibuga cya basket gihari, mukore siporo. N'ubundi musanzwe mubikora, babimbwiye ko musanzwe muzikora. Tuzahahurire nanjye nzaza, kubera ko muri iyi minsi ndi muri Rurindo. Tuzahurire hariya imbere y'akagari dukora agasiporo, bantu banjye. Hanyuma mutwereke n'urukundo. By the way, nimba utuye muri Rutonde, karitsiye yawe twatembereye uyu munsi, jyaho hasi muri comment utubwire, wongeremo n'ikindi kintu twaba twibagiwe gihambaye cyangwa cyiza gishobora gukurura umuntu, cyangwa wabwira umuntu udatuye i Rutonde. Tubwira aho hasi muri comment, ubundi ibintu bigende neza. Ndatekereza ko hano hantu nihamara kujya umuhanda wa kaburimbo, simureba gutya turi kuhareba gutya, naho n'ubundi tuzahagaruka nibamara gushyiramo kaburimbo. Ariko ndababwiza ukuri, uretse muzabibona, muzahita mubona ukuntu ibintu bita bijya ku rwego ruhambaye cyane. Hano hari umuyaga mwiza, ni ahantu kubera uyu mugezi, murabona igishanga ukuntu kimeze. Ibi bifasha kuzana umwuka mwiza, ku buryo hano rwose winjira mu nzu ukumva hari ubuheheri bitagusabye gushyiraho AC, ukumva haratuje, hameze neza. Mu by'ukuri kuba wiriwe muri ruriya rusaku rwo mu mujyi rwa Nyabugogo, rwa Kimironko, Nyamirambo n'ahandi, uri guhiga ibiceri,
mu gihe cyo kuruhuka ukaza ukiruhukira ukaza ugaturiza hano ntako bisa. Ni byiza cyane, ubwo abahatuye muzambere umugabo nimba ibyo navuze nabeshye, ariko ntago twabeshya ngira ngo murabizi. So mwakoze cyane rero kubana natwe. Wilson waberetse Nyabarongo ukuntu ikikije ikaritsiye ya Rutonde, hakurya ya Nyabarongo. Buriya rero bereke hariya mbatera gastori ka hariya hakurya. Hariya hakurya ntabwo turahagera, ni mu karere ka Kamonyi, ariko reka mubabwireho gatoya kubera ukuntu nanjye byantunguye. Muri 2023 nzinaha, ubwo nazaga inama muri 2023, hariya hakurya ni muri Gihara, hariya kari agasozi hariya hakurya muri kubona aho hakurya wese ari kubereka ni muri Gihara. Rero muri 2023 nzinaha ngaha, hariya hakurya hari nk'amazu, hari inzu nk'eshanu gusa, zari inzu nk'eshanu zonyine. None nkajya mbaza mzee wanjye ko ne twari twazanye, nkajya mbaza ariko ubu bari abantu batuye hariya ko mbona inzu imwe iri hirya indi iri hirya, zari inzu nk'eshanu zonyine. Ntabwo ni buriya bari abantu ubu ntibagorwa n'ubuzima, kubaho nta muturanyi, nta kabotike kari hafi aho, ntaki, ubu ntibibagora. Ariko kuva 2023 kugeza uyu munsi bereke barebe ukuntu hameze. Bafite umuhanda umeze neza rwose, nubwo nari w'ibitaka, gukomeza ukagera na hariya hirya hose, ngira ngo murabona ko naho abantu barimo kuhatura ku rwego ruteye ubwoba. Hariya hose hari amazi n'umuriro. Urumva, hari amazi n'umuriro. Bivuze iki? Bivuze ko mu mwaka utaha hariya naho uzasanga huzuye amakadastre kikurenge, na cyane ko zikaritsiye zose, yaba hariya hakurya muri Gihara, yaba ahangaha mu gace ka Rutonde turi, n'ubundi byose biragenda bikerekeza hehe? Kuri ya lake twababwiye iri gukorwa, izaba ifatiyeho urugomero rwa Nyabarongo, ni 2 nimba atari 3, kubera ko urugomero rwa Nyabarongo ya mbere rwo rwararangiye. Ya lake twababwiye iri artificiel bari gukora, iragenda bikagerayo. Kugira ngo ugere kuri ya lake, umuhanda principal wabo n'uyu nguyu wa Rutonde. Uyu muhanda wa Rutonde niwo muhanda principal bacamo kugira ngo bagere kuri ya lake twababwiye barimo kubaka hirya hariya. So mwakoze cyane rero, mukomeze mubane natwe, mukomeze mubane na Today 250. Turi gutembera, turi kugenda dutembera, ngira ngo muri kugenda murabibona ko turi kudebana no kunyura mu misozi kugira hehe. Wilson nawe abahabaye cyane, ari kugenda bereka nyine ko turi gutembera ahantu hatari muri Kigali. Kigali yo tuzayizamo nyuma, n'ubundi Kigali twagiye tuhabereka ibice bigiye bitandukanye, ariko tuzayigarukaho nayo. Kicukiro, Nyarugenge na Gasabo niho tuzasoreza. Reka tubanze dutembereze abakunzi ba Today 250 mu bice by'uturere tugiye dutandukanye tugize u Rwanda. U Rwanda ni rwiza, ni igihugu cy'imisozi 1000. Murabona ko ahantu hose ni imisozi. Noneho twagize n'amahirwe, abayobozi bacu bagenda badukorera ibishushanyo mbonera by'uburyo twatura muri iyo misozi, kandi tugatura neza, ibintu bikagenda neza cyane, dutuye n'ahantu hatashyira ubuzima bwacu mu kaga. Mwakoze cyane, komeza ubane natwe. Turacyari mu karere ka Rulindo, aha ni muri mu gace kitwa Rutonde cyangwa Nyabyondo. Ejo turakomeza n'ahandi. Nitujya gusoza aka karere tuzabibabwira. Ubundi turasaba abayobozi muzatubabarire rwose, mutuganirize nidusoza aka karere ka Rulindo, muzatubabarire, yaba ari meya, yaba ari vice meya ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, yaba ari vice meya ushinzwe ubukungu n'ibindi. Pfa ko ari umuyobozi wo ku rwego rw'akarere gusa akatubwira samari y'ibyo tuzajya tuba twagiye tubereka, n'indi mishinga migari, kuko twebwe ibyo tuvuga ni ibyo tuba turi kubona, ntabwo tubabwira ibyo tutarabona. Tuvuga ibyo turi kubereka namwe, ariko nk'abayobozi baba bafite izindi future plans ziremereye kandi zingirakamaro. So
ntekereza ko n'abadukurikiye bagiye bazumva nabyo byaba ari byiza na cyane ko n'ubundi nibo biba byaragenewe. Mwakoze cyane, reka turakomeje ntago dusoje akarere ka Rulindo, turacyakarimo dusoje aka gace ka Rulindo, aka gace ka Rutonde plutôt, dusoje aka gace ka Rutonde ariko turakomereza n'ahandi. So stay in touch, turi kumwe, nitwa Iva Eritier, Wilson ari kuri kamera ndetse na content director wacu ntagaranyemerera ko mbabwira izina rye, buriya nawe natangira kubifiringa nyine n'iki tuzajya tumubabwira. Mwakoze cyane.